reba hano ibintu byari bigeze ntago ari ukuvuga ngo byubatswe n'injoro ngo bucya i bloke sima imwe twakoresheje zimwe z'imashini igura 1400 twatumije bloke 11,000 zose ziri hano turubaka turarangiza dore ibyuma hari abari bari gusudira ibintu byose engineer hari gitifa hari uwakagara hari uw'umudugudu hari abo bose bahari tugeza ku gisenge bazanye abapolisi benshi ba deploying abadaso ba deploying abandi abaturage bose bari bahari baraza bahirika nk'abahirika ibintu utamenya ibi byose n'amaraso yavuye n'ibiki byose ishuri birangiye barishyize hasi kuri ubu ngubu wakurikiyeho iki ngo ntufite impungenge z'uko baraza kuvuga ko babahanganye n'ubutegetsi bigatuma iki kigo cy'amashuri banagisesa burundu cyangwa se bakagukomanyiriza muri ya gahunda yadushiranye nk'abayobozi bashaka nanjye banyica none basigaje iki niyo ufashe miliyoni zenga 60 ugashyira n'iki kintu gisigaye ubuse umwana wihirinze afite imyaka 29 umwana wihirinze agashaka amafaranga kugira ngo afashe leta mbere na mbere sino kurera na papasi aho kugira ngo leta imufashe bahubwo bakamusenya bene akakagenda kusenya ikigo nge nanjye ubwanjye banyica bikagira inzira nta kintu cyose hasigaje iki ngira ikintu gisigaje ibindi by'abana banjye bazakura bakareba ufite abana babiri nibyo bazakura ubundi hari ibarwa ubuyobozi bujya bwandika bukagusaba ko ugomba kwikuriraho ibyo wubatse iyi barwa ntago ugeze uyihabwa habe n'imwe